Kanombe mu Busanza urusengero rwa mbere rumaze gusenywa mbese rugeze ku butaka hasi. Wakibaza ngo bigenze bite, ese nurwaye hehe? Kurikira inkuru rero hanyuma wumve. Hanyuma wibuka gukora subscribe utari wakora subscribe kwicano. Kristo benshi n'urusengero rwari rumaze gutwara amafaranga atari makeya, n'urusengero rwari rumaze kumenyekana hirya no hino bitewe n'imirimo n'ibitangaza Imana igenda ihakorera. Aho yari yaramaze guhamagara umukozi wayo cyangwa se gutoranya umukozi wayo ikamugabira umurimo hariya mu Busanza bwa Kanombe. Abantu benshi bamaze kuhamenya, bari bahazi ahazwi nko kwa Mama Hito. Ni urusengero rwose bari bamaze kumenya cyane rwose. Kwa Mama Hito nta bantu bari muri Kigali ngira ngo batahazi, cyane cyane muri tuno turere tugize umujyi wa Kigali, ariko n'abavaga mu ntara hirya no hino bazaga bitewe n'imirimo Imana yahakorera. Hanyuma rero inkuru y'incamugongo itubwira ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 mu masaha ya saa 4 za mu gitondo, mu masaha saa 4 za mu gitondo aribwo ipiki cyangwa se ibikoresho byo gusenya byatangiye gukora kuri runo rusengero. Byari ibintu bikomeye, byari ibintu birebetse nabi ku bantu bari kubireba cyane, byari biteye ubwoba. Ariko bamwe bakuye bariruka baravuga ati ibi bintu ntabwo byaba tubirebesha amaso. Abandi mu baturage barazunguruka baravuga ati rwose ibi bintu ntabwo byumvikana. Abandi bati ishyano riratugwiriye, mbese Mana Nyagasani turabigenza gute? Ngira ngo abenshi nuko n'ubutayu bwamaze guhagarara, abenshi baba bamaze kugera mu butayu bagiye kubaza Imana ibintu bibaye. Ariko abenshi ngira ngo ubu bari ku mavi bari kurira bavuga ati ibintu tubonye n'amayobera. Hanyuma rero ngahe nguko ubwo bamwe bari barimo bibaza ngo ese urusengero rwacu twasengeragamo ko rwahagaze rwafunzwe, noneho bongeyeho n'amarira avuga ngo ntibibagiranye burundu. Burya iyo hamaze kuvaho amabati, hakavaho igikanka, hakavaho amatafari, hakavaho kurinda bugera hasi ku butaka, nyine mu yandi magambo biba byamaze kuba dance. Hanyuma rero ngira ngo burimo muragenda mubireba ku masikirini yanyu, amafoto tugenda tubereka uko bimeze, cyane ko inkuru nyine nuko inkuru ni akababaro. Ariko mu ruhande rumwe, mu rundi ruhande abandi mumenye ko ariko byavuzwe yuko insengero zitujuje ibisabwa cyangwa se insengero zubatswe mu kajagari, izo ngizo nyine kabisa zitemewe. Ubwo mu yandi magambo iyo bavuze ngo ntizemewe abari ku butaka cyangwa se gukuraho ukajyana amabati hirya ukareba ikindi kintu yakoresha. Ariko ndibaza bamwe barimo baribaza ngo koko aya mazu nibura iyo bareka cyangwa se izi nsengero iyo bareka tukajya tuzikoreramo n'ibindi birori, abantu bashobora gukodesha aya masare bitewe n'uko aya masare yari atwaye amafaranga menshi, wenda se ntitube tugisengeramo, ariko nibura abantu bakaba bakora ubukwe bakaza bakiyakiriramo bagakora amaresebusiyo, cyangwa se n'abantu bakeneye kuba bakenera sare zo gukoreramo inama bakaba bazikoreramo inama. Ngahe nguko urusengero rwose nabivuga ko rwamaze rwose kuba rwakwibagirana. N'urusengero rwamaze kuba rwakwibagirana cyangwa se rwamaze kuba rwashyirwa hasi. Buriya iyo mvuze ngo kwibagirana, iyo urusengero rwamaze gusenywa nyine ubwo bivuze ngo n'ibikorwa byarwo biba byamaze gusibangana cyangwa se kwibagirana. Yego, hanyuma tubone gukomeza rwose Mama Hito tukubwire ngo rwose komera rwose mukozi w'Imana, komera mukozi w'Imana, ndetse n'abo mukorana cyangwa se abo mwakoranaga bose turabakomeje, ndetse n'abandi mwese mufite insengero zagiye zihura n'aya mabwiriza cyangwa se zigongwa n'aya mabwiriza, zikaba zarageze mu zitujuje ibisabwa cyangwa se mu zubatse nyine mu buryo butemewe. Yego, hanyuma ngahe nguko ubwo amaso yanyu namwe arimo aragenda aguha. Nawe rero niba usigaye urusengero rwawe rugihagaze, ushatse wabayikuriraho amabati, niba uzi ko ruri gukemangwa muziri gukemangwa, wabayikuriraho amabati ugakuraho n'inzugi kugira ngo bitazagira ikibazo, kuko urabona ko ibikorwa kabisa byatangiye gushyirwa muri gahunda.
byaravuzwe abantu batangira kujya bavuga ngo ni ibintu bitazasohora, ni ibintu by'amagambo, ni ibintu oya, ntabwo ari amagambo, ahubwo abafite insengero muzi ko zitemewe cyangwa se zitujuje ibisabwa bikaba byaravuzwe bikagira imikino. Ubu mwabibonye ko rero ibintu byatangiye gukorwa cyangwa se gushyirwa mu bikorwa. Kuraho amabati yawe niba uzi ko rutemewe, kuraho amadirishya, kuraho ibikoresho ubona bishobora kuba byakubyarira inyungu cyangwa amafaranga hakiri kare kugira ngo hatazagira ibihangirikira. Ngaye nguko mugira amahoro y'Imana kandi Imana yarewe mu ijuru ibagire neza, ndabakunda. Ukwezi kwa 9 2024 kuva isaa 4 z'amanywa kugera isaa 9 z'amanywa nibwo bivuga yuko urusengero rwabashe kuba ruri gusenywa ndetse kabisa rukorwaho rushyirwa hasi ku butaka kabisa. Ngira ngo murimo murabireba ku mascreen yanyu, ngira ngo murimo murabireba. Hanyuma rero ni inkuru kabisa ibabaje ku ruhande rumwe, ku bakristu, ku bantu basengeye, ku bantu bumvisha Imana, ku bantu baherewe amasezerano, ku bantu Imana yavuganiye nabo hariya kandi ikasohoreza imirimo n'ibitangaza. Hanyuma rero ni abantu benshi bafite agahinda. Nkurikije amakomenti y'abantu cyangwa se ibitekerezo by'abantu ndi kujya numva, nubwo benshi batari ngombwa ko baza kuri mikoro kubwo umutekano cyangwa se kubw'impamvu zabo bwite, ariko barimo baragira bati rwose turababaye cyane, ahantu twahumviye Imana, ahantu twaherewe amasezerano, ahantu twakuye amazu, twahubakiye amazu, twakuye abagabo, twakuye abagore, twakoreye ibirori. Mbese abantu benshi barimo bararira bavuga ati rwose ibi bintu ntabwo tubyumva. Bamwe bari kuvuga ati banza ari inzozi, abandi bari kuvuga ati rwose twebwe turabona ari amahano, abandi mbese buri wese arimo arabivuga ukwe, buri wese hanyuma ikaba ari inkuru y'akababaro cyane bitewe nuko abaturage cyangwa se bamwe mu bahasengeye barimo bararira cyane, bari kubogoza bavuga ati rwose ibi bintu tubonye, ibi bintu tureba, ibi bintu tubonye ntabwo twumva niba ari ku manywa cyangwa niba ari nijoro, niba turi mu nzozi ntabwo tubizi. Cyakoze icyo barimo baravuga ati tuzi yuko Imana ishobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi yayo igereyo yose. Hanyuma rero ngaye nguko ni urusengero rumaze rwose gushyirwa hasi. Ngira ngo murareba mukabona inyubako yarwo uburyo yari yubatse, ngira ngo murimo murareba uburyo rwe rwubatse rwose rwatwaye amafaranga atari makeya. Ni urusengero rugaragara ko rwatwaye amafaranga atari makeya, haba inyuma ndetse n'imbere harwo, cyane cyane nk'abantu basengeye bavuga ko imbere harimo ubwiza bwinshi burenze ubwo hanze. cyane ko batubwiye ko harimo amakaro, amaprofu y'amarangeti, amasound profu, harimo mbese ibintu byinshi byatwaye akayabo k'amafaranga. Ubu rero rukaba rwamaze gushyirwa ku butaka, ngaye nguko mu yandi magambo b'abantu bafite inganzo yo kuririmba ni mwongere muvuge ngo ibintu birakaze. Ibintu birakaze, amazi si yayandi kabisa. Ibintu bigize gute? Ibintu birakaze. Insengero zubatse mu kajagari cyangwa se insengero zitujuje ibisabwa, yewe gadata we. Ubwo bivuze ngo naba mu mwe mwaranze kwemera mutangira mwemeye ko wana ibyavuzwe bigomba kugira gute gusohora. Reka mbashimire mu mwabanye natwe, hanyuma wowe ubanye natwe ubwa mbere tukanda kuri subscribe ndetse comment yawe tuyibone aha ngaho. Mpabaye ku bwanyu, muhabaye ku bwanjye, kugira ngo tubashe kuzamuka twinjire hejuru cyane kandi tubane 5 kuri 5. Ndabakunda rero, like yawe hanyuma share ni ibintu byanyu, hanyuma ubundi tugakomeza tukinjira. Ndi niyo senga mubasha gukurikirana kwicano, n'ubundi niyo mazina yanjye nkoresha ukaba ukora subscribe kwicano kuri niyo senga Israel.